pesa ngaye birakoye kuriya ubwo bivuga ngo pesa ivyo urya wabugiye kumwikoreza yavuga ngo nta mboga kamubwira uti taba susuzari wana cyangwa se taba tuzali mingi susu ikoka na bisute yakanata akaze tabanye hene susu ni koko akaza nagaza mboga bagacumba mu karya yaba ufite umuzigo wakunani wakuremerereye kamubwira uti kumba mukumba uyu sarisangaye mukumba uyu ati ntwaza uyu muzigo nta muco ugezweho kwambara usa nta muco ugezweho wo kubonga abantu bagenda uko batahoze bagenda akantu wibuka gasekeje wakoze nko mu gisirikare gasekeje kakakise umusirikare ndazaseka umusirikare ndabonye nasetse bagufunga yari Ruganza Cugura rwabonekeje icimo muri biro d'enseignement protesta imvumba yaje ivuka kwa ruteye ngo avumbuka aravumera kugeza tubonye ubwene gihugu ineza ya Gisaro twese turayivuruganya cyangwa cyano kwaza witwande nitwa Byiringiro Alexi ndo umudahurwa ndo umwuzukuru wa Mbata Mzee murakoze kuduha umwanya abadukurikiye wabibwira kugira ngo bamenye uwo tugiye gukorana nawe ikiganiro. Nze nitwa Miguel irigira kabiri kitwa Thomas nkaba ndi umwuzukuruza wa Kayira. Mzee se ubundi uheruka ryari imuhira cyangwa se ruguru mwari mutuye he? Twari dutuye ahantu hitwa ku Mugogo ariyo groupe na Jombo. Nk'iyo wibutse iriya niki ukumbura cyane? Ngumbura imisozi yaho ngakumbura n'umuco waho twari dufite mbere usibye uretse ubu. Ni nk'uwuhe uwo muco? Uwo muco twarasabanaga amoko yari ahari twese twari umwe. Tuvuga ngo twari umwe hari amoko atandukanye ariko twese tukavuga rumwe. Mzee ahubwo twagize amahirwe yo kubabona kandi mwanakoreye n'igisirikare cya Kongo sivyo? Watubwira uburyo niryari mwagiye mu gisirikare cya Kongo? Igisirikare rero habaye muri 1964 haza ishyaka rimwe ryitwa Murere riza rije kurwanya guverinoma. Risitse rero ico gihe guverinoma yari yande? Ico gihe guverinoma yari ya Mobutu yasimbuye Gasavu. Bagendaga basimburana gutyo ariko twavuga kuko Gasavu na Lumumba. Noneho rero Murere izije kurwanya guverinoma ituruka yaturutse hanze mu bihugu byo hanze ariko iraza igeze hariya muri Kivu aho yatangire ni hariya muri Mushyashya wo munsi ya za Remera. Irwanya guverinoma ifata Ruvungi ifata Uvira ifata Fizi. Abasirikare rero baza guturuka iriya muri Shaba baraza bayikubita ngo bayikubite ihungiriya rwo misozi. Nimaze gushyika mu misozi abari Hiremera Ifizi abasirikare barahisubiza n'Uvira na Ruvungi natwe tukabiriya rwo misozi tukabana nabo rero bitwa bamwe aribo bamaye tuvuge. Habaye 1966
baraza abasirikare noneho baturuka kandi iriya muri Shaba bakubita iriya Murere yari ruguru irahunga ngo ihunge yisuka rero mu baturage aribo batwebwe itangira kutwica no kutunyaga kaza akajyana inka majana ngahe mwagira ngo murahagarara bakabarasa mugapfa bityo baratwirirwa bakura abantu mu Minembwe bakura abandi mu Mirunda n'iriya Ndondo yose turahunga bamwe baje Baraka abandi baje hariya hamwe pleni ya Ruzizi cyane rero tutarahunga bakidukwira ruguru tugeze hara muri ya bihugu by'Uvira guhera za Murenge ukageza iriya kandi za Urembe haza kubuje ku mugabo umwe witwa Muhindanye ati no turashize iyi Murere Umuhindanyi n'umuki Muhindanyi n'umusinzire wabaki wabakabakaba mugara avuga ati Murere iradusenyeye dukuye mu byicaro byacu aho twari dutungiye none rero aho tugeze ku tugiye gushira none ntihagira abantu bitanga bahari amagara yabo bagerageza kurwanya iyi Murere nyine turi kuko hari icyo tworamira turitanga 6 abo bitanze nari mbari twatangiye turi nk'abantu mu basikanko ku 10 kujya turarwana nabo turwana rero dutangira tudafite intwaro dutangira dufite dutwara wene kuri twagiye dutoragura noneho cyagiye muri Murere bamaze kutuzahaza baturaje nabi bamwe bacu bagenda baja muri Murere nko kwidefanda kugira ngo barebe kuko ubuzima bwabo butarangirira aho ngaho cyangwa se n'amatungo yabo nyine none bakaza bagenda rero bafata twatubunda twa Murere ngo teye gutangira dutangiza utwo dutangiza utubunda hafi nka 2-3 bityo mwari mwarazize se mwakoze twaje gukora formation tubanye ishyamba noneho tukagenda twabakubita twabanyaga ibitungwa byabo tukabishyira majoro wari hari Uvira muri abasirikare bari barafashe Uvira kandi twamushyira bya bitungwa akaduha imbunda imwe tugasha tukagenda ya mbunda twashikira tugasha tukagenda tukarwana nabo twarwana nabo tugafata iminyago ya minyago tukayizana twayimuha akatwongera indi mbunda turarwana dutyo rero kugeza 70 kugeza muri 70 baratumanura rero naho nsuye inyuma gato muri 66 baratumanura twitsanga muri pleni abandi Baraka abandi bahera hariya mu haruguru muri misozi ariko twebwe nyine nk'abanyeshyamba tuhasiga abagore n'abana dusubira ruguru iyo misozi turagenda duhangana nabo nonoga ibaye intambara y'umukongomani n'umunyamurenge gusa leta irahagaze baratunyaga baratwica cyane kandi batunyaga amatungo menshi hafi kuyarangiza yose bo tugeze aho ngaho rero hagiye kuba muri 70 na 70 umuzungu witwa Sikaramu aratera hari Bukavu arangije kubica noneho rero leta kwa kundi yatubonyemo ubutwari igihe kimwe umwami wa Frero bamaze kubona ko tumaze kubazahaza cyane
ashaka kugira ishyari ararega Kinshasa aravuga ati umuriro yararangiye umuriro isigaye ahubwo ni iy'abanyarwanda abo batwibwe none ga nibo bashaka kumara abantu haba itegeko Kinshasa baravuga ati abo bantu mugende manyaga imbunda mubambura imbunda zose ntabwo imbunda sigara baradutumiza iyo twari tuririya mu misozi imbunda turazizana barabika oro ari politike yiyo kugira ngo basubire bongere baze bafate Uvira barya bari barakuma nabo bose barazana hari ahantu imbere y'Uvira hitwa Makobora sinzi nimba wahabona bamaze gushika hariya rero major wari hari Uvira abona kandi Uvira bagiye kufata ahamagara Kinshasa aravuga ati umwami yagize politike yo kuvuga ngo bongere bafate kandi Uvira ariko abantu ntacyo bari batwaye abaturage bohereza umudelegasiyo w'i Kinshasa araza ngo sikari Uvira major amwereka ibirindiro byabo abajene sawa bari hari Makobora n'Uvira Kameme ni hamwe aravuga ati abo bantu batswe imbunda baboneka munati baboneka bari bamuha jipi kuko ari yaje na helicopteri bamuha jipi atangira kuri Runingu yani ku muntu wese wari umunyeshyamba arahitari amwisange arahitari ku Mutarure agarukira kubwegera aratwandika twese aravuga ati mu ndinde iminsi mike nzagaruka nyuma y'amezi aya abagarutse agarukana n'umushahara wacu w'amezi aya ngo ashike Uvira yohereza kandi yaje iti igenda yamamaza ati ba bantu baze turabakeneye turashika Uvira turagushika baraduhemba maze kuduhemba ati mugende amafaranga mwasigira abagore banyu mugaruke ejo mu gitondo nzababonye amafaranga turaza cyasigiye abagore turahariye ngo kidusuye Uvira turagenda rero gushike aratwambika dusubiza imbunda adushije imbunda baduha n'amasasu menshi n'imbunda noneho zikomeye kuruta zane twadufite atiriya murere iri hariya mugende muhangana nayo turagenda turararya hariya y'Uvira ngo ahantu hitwa Ikigongo mu gatondo kare tuzinduka dutera Makobora turarwana ngo tegeza amasaha 3 murere turayirukana turafashe turahicara bukeye rero babonye ko bamaze gusubirarwa kandi mu misozi noneho major ategeka kuvuga ngo natwe tuje muri ya ntambira yo haruguru ya Uvira polisi imwe ahantu hamwe bita ngo ni ku Muheta harangiza mu Rugarama indi baye ku Gataka iyacu natwe ayihararwe y'Ibwami hararwe y'Uvira naho tubakorera andi mezi abiri ngo buke kandi muhindanye aravuga ati nonoga ubwo abagiriye bamaze kukamirika kandi bamaze kubona intwaro abantu bashire hano muri Purene none nyamuneka unkundiye bazamuka bakajya ruguru none kaje guhangana n'ira murere yaba none ubona yasuye giriya rwohari iwacu maze batikatse twese twari imbunda ziremereye tuhita twinjiraga hariya mu Ndonde iwacu turagenda kugeza tubarangije abusigaye burahunga bujyarira muri aya mashyamba ari yitombwe yahehe abantu barasura ubwo abantu bamazamuka imbere aho twahitiye n'ahantu hariya mu Kagogo tumaze kwashyika mu Kagogo n'abaturage baje bariho tububakira bamaze kuba benshi noneho tutidupanuka bagiye mu Gahuna abandi tugiye mu Gatanga ngo buke abantu bakomeje kwiyongera abandi bagiye mu Ruga abandi bagiye mu Rurambo kiriya ganwa turakifashe kibaye okipe yacu ese muzehe urakoze kuri ayo mateka ese uwo muhindanyi yari iki muhindanyi no gutwari gusa yagize n'ishyaka mbese yagize ryo kuvuga ngo abantu barashize ariko nta mwanya yari afite nko kuvuga ngo nkagapita oya nta mwanya yari afite mbere nta mwanya yari afite
ese muzehe mu gisirikare ubwo hari peti ipeti twatashye dufite bamwe bari basereja naho niho twahekeraga abandi bari ba kaporari. nko muri iyo ntambara nka bamwe wibuka ubutwari bwabo uvuga ati kanaka yari intwari ni nk'abandi? aho ngaho intwari mu ntambara abantu no kunganirana, ariko mbese bariho benshi navuga ngo bari amahemu Gahungu ubwo Elias yaho Fidel Burundi mu myaka ishize, Gahungu pasiteri kare bacyunguti Jerome n'abandi twese twarunganirana. ese muzehe ntawe wabaye umusirikare, iyo urebye ubu ngubu abana banyu ubona ari nk'iki bagombye kubigiraho? Rero ko bagomba, ndavuga ngo abana bacu ni intwari ariko ni abahemu. Burya mubona abasirikare, umusirikare buriya iyo ahemutse aba yishe itegeko rya gisirikare. Ubundi gisirikare ni uko nyine ari abakongomani bakishe, ariko ubundi umusirikare yatungwaga n'ibya leta, bizaba bike bizaba byinshi yatungwaga n'ibyo. Mbese mugiye nkiriya mu baturage babatumye mu baturage nko kuza kubarinda, abaturage barabungana bakabagaburira nk'ibyo bashoboye, ariko cyane cyane umusirikare ntiyari umuhemu. Kugenda ahura igihe cyacu kuba ngo uhuye n'umuturage uramufasha uramunyaze, no ibyo ntibyabagaho. Kwari uguhura nawe ukamufata ukamukorera umuzigo, kariya amasasu ufite menshi n'ibiryamirwa byawe, ukavuga uti bintwaze kuko witeguye urugamba utabonye ndarwana. Washyika mu muhana nk'uyu nguyu ushonje ukaba utese nimumpereze icyo ndya, bagafata inkoko mwaba muri benshi bakaba babazimana n'ihene, ariko ari ukubazimanira. namwe abasirikare ba Kongo bavuga iringara, namwe mwavugaga iringara cyane? tubwire nk'iringara rikeya byerekeranye n'iki. tubwire nk'umuntu umusabye nk'inkoko ukamubwira ati duhe inkoko cyangwa wikorera ayo masasu. wamubwira ngo ushonje pesa ngaye birakoye kuriya, ubwo bivuga ngo pesa ibyo urya. waba ugiye kumwikoreza, yavuga ngo nta mboga, ukamubwira uti taba susuiza ari wana, cyangwa se taba tuzari mingi susu ikoka na bisute yakanata akaze tabanye hene susu ni koko akazana gaza mboga bagacumba mu karya. Yaba ufite umuzigo wakunaniye wakuremerereye, ukamubwira uti kumba mukumba uyu sarisangaye mukumba uyu ati ntwaza uyu muzigo. muzehe wari uvuze yuko abasirikare bacu ari intwari ariko bafite ubwo buhemu, ese abubu ese murabegera mukabagira iyo nama? Oya, igituma tutabegera ngo tubagira inama ni kujya ko abasore b'ubu n'ibihe byamaze kutunyuraho bavuga ngo mwebwe murashaje mureke. noneho bakabona biriya barimo kuko ari byo nkabizima, ariko twebwe twabireba nyine bakoze muri guverinoma ikiri guverinoma. Icyo gihe guverinoma yo mu butu nayo yari ikiri ku murongo. Erega abasirikare b'abakongomani bo tumaze kuvangwa ntabwo yatanyagaga, bahuraga n'umuturage bakamufata bakamunyaga bakamugirira nabi, ariko bitari inshingano z'umusirikare. Ariko mwebwe nk'abasirikare bakira b'abanyamurenge kubera umuco wanyu ntabwo mwabikora? bene uyu umwe w'umuhemu, uyu umwe nawe umuhemu wiganye bari abakongomani, ariko ataye inshingano. Binteye kwibaza ko abanyamurenge bakunzwe guhakanwa
birabagora kugira ngo bemerwe nk'abakongomani ni gute mwagiye mu gisirikare kandi ubundi byitwaga yuko muri aba icyatumye bariya bakongomani babyirengagiza kuri ariko babizi bazi icyo gihe cya Kayira ahanganye na Kayira nyuma ya Kayira none amaze kuvaho n'amahina amaze kuvaho hagiye haba abantu bitwa bagapita hakaba agapita w'umupfurira agatwara abapfurira babo hakaba agapita abanyamurenge agatwara abanyamurenge bo n'igihe cy'abakoloni nanone umuzungu yaraza agashyika agapanga kwa agapita k'umunyamurenge akagira lisansi mu ibarura ry'abaturage b'abanyamurenge n'abapfurira bagahagarikirwa n'uwabo umupfurira abanyamurenge nkabahe bagapita b'abanyamurenge agapita abanyamurenge nibuka neza hari ubupfuriro muri zenshe hari umugabo umwe wita Nyirimineke si umutwari akaba Nyirimivanga hariya mu Igarbi akaba Amafu hariya mu Ishende akaba Budurege Budurege rero niwe sekuru waba ba Mazipaka hariya ku gataka hakaba undi mugabo witwa Shanga hirya mu Rugarama ariho mu Kavugwa hakaba undi witwa Murambye wa Rwiyereka ugiye imbere kandi akajya Muyengeza wasura kandi kuja imbere ukasanga Rutambwe wasita bityo n'abandi bamwe ndahanibuka nuko niko bari bameze noneho inepfo nabo abapfurira nabo bakaba babapfurira abapfurira kunabuturaga hariya hadashoboka himanga h'ibiki naho twe tukajya ruguru yabo hantu dushobora nko gutungira inka iyi ngiyi yari akagira abapfurira babo hariya natwe turi tukagira uwacu ese muze uvuze gutyo abo bayoboye b'abanyamurenge bintera kwibuka umudepite twigeze kugira witwa Gisaro ese nawe mwarakoranye Gisaro rero Gisaro twarakoranye kandi Gisaro yatowe ari depite akorera Kinshasa rimwe na rimwe yaraza akagera hano Bukavu akigira ntari Buvira ariko we ariya hejuru muri guverinoma ntimwigeze mubana cyane we icyo gica Gisaro nicyo gitwara abasirikare iyo umubonye nicyo nashaka kubaza iyo ubonye amatwara ye ukayagereranya n'abandi banyapolitike bubu ubona bimeze gute biratandukanye yari ku murongo mwiza kuko hariho guverinoma nziza none ubu habayeho guverinoma mbese y'ubwibyi niko nashobora kubyita y'ubwibyi y'inyaga abaturage ibahutaza ariko icyo gihe none hariho guverinoma igifite amategeko yatugendeye ku bwoko bwacu nari mvuze Gisaro iwe nta vangura ryariho mugereranye Gisaro n'abanyapolitike bacu oya abanyapolitike bari hungu ntibahuye na Gisaro gute abanyapolitike gukora hahinda ya ikigira kabiri nimba ari umusinzira tuvuge dutyo kwarakura yirozaho akaruzana hariya mu nzu wabo nimba ari uwundi muryango ni kwa kundi noneho tuvuge ko Gisaro nawe atakundaga bene wabo narabakundaga bose nase kuki iwe niho yaratandukanye n'abandi iwe Gisaro uwo mushyiraga ikibazo yacyumvaga ko ari ikibazo cy'umunyamurenge mbese tiyacyumvaga kuvuga ngo uyu nguyu mbese we tuvuge yarakamiye abantu bose inama waha rero abanyapolitike b'abanyamurenge ubu ni inama ni abahereza ubu ngubu ari abantu twumvikana ari nk'abantu dushyikira twumvikana bari bakwiye gusura muri ya ntebe Gisaro usibye ko atagize iminsi ntibashobotse bamwica vuba ariko basuye muri wa murongo yari arimo uwo murongo ni uwuhe uwo murongo yari arimo ni uwo kutavangura ntiyavanguraga iwe yari depite w'igihugu cyose
ntiyavanguraga umunyamurenge, ntiyavanguraga umupfero, ntiyavanguraga umurene, mbese yari umutware w'abantu bose, yavugiraga abantu bose. Mzee, tuvuye kuri ibyo gatoya bya politike tukaja ku muco w'abanyamurenge, ubona gute ubu ngubu? Nta muco tukigira, waratakaye. Gute ukungana wowe warakoshaga ukoshereza uwo mudahurwa duturanye, nze nkaguhamagara ngakwereka ya makosa nkayakwereka nk'umuntu ugukuriye, nk'umubyeyi wawe. namara kuyakwereka rero, uriya mubyeyi wawe wakubyaye kubw'umubiri akanshima, ndetse akaba yanangororera mugabo mugushyize ku murongo nyawe, akaba yanangororera akampaninga. Noneho twafatanyaga kurera, twavuga ngo uyu mwana ni uw'abanyanaka, uyu mwana ni uw'abanyanaka. Yari umwana w'umuryango mu muhana, yaba ari umukobwa witwaye nabi ababyeyi bagahaguruka bakamuhana, yaba ari umuhungu nanone witwaye nabi bagahaguruka bakamuhana. niwo wari umuco wacu. none ubu ngubu rero urakoshereza, wakosha naguhamagara bariya bene wanyu ntibamenye cya kibazo, ahubwo bagashaka kuvuga ngo naguhohoteye. umwana usigaye wereka nk'uko aha tugereye, werekana umwana w'umuhungu, turiya mwana w'umuhungu uriya ko aragenda nabi, uriya mwana ntimwamuhagurukira. bariya bo mwabo bati kuriya ni ukudangira umwana, harya hakaba habyutse urwangano rwanjye na bariya. yaba ari umwana w'umukobwa, tuvuge nk'abana b'abakobwa ubu ngubu, reka tuvuge ibyaha byo byamyeho. kera habyaraga nk'umukobwa wabyariye aho utashatswe, kikaba nk'ishyano. abawe bo basinzira, abantu bose bagatangara. yaba ari umudahurwa ni kwa kundi, yaba ari umundi mu nzu runaka, abantu bose bagatangara, ndetse bakaba bafatikanya kuvuga ngo ni amahano yagwiriye mu bantu. ariko ubu ngubu usigaye ubona umwana, niyo ubona uriya musore ko arajyana umwana wanjye ko aragenda ufite, ariko uriya musore w'umuhungu n'umusore w'umukobwa, wowe wagira ngo urabivuga bati ni ukugira ngo antukire umwana. uwo muco rero uratakara, urashyikira. umwana w'umukobwa asigaye amasohoka mu nzu yambaye ubusa, yambaye ka kandi gafatira, sura mu nzu wambaye ngo ari sari nyina akaba ngo ntibigezweho, muri kumwana ntibigezweho. nta muco ugezweho kwambara ubusa, nta muco ugezweho wo kuvuga ngo abantu bagenda uko batahoze bagenda. niho rero byamaze gutandukana cyane ni ukuvuga ngo njyewe ngize ngo nigishe umwana wo mu yindi nzu utari muri ya yindi. rero umugabo naho yo bari mu tuvuge, navuze ngo ndumusinzira, mbuze uriya mwana w'umusinzira nkabona yitwaye nabi, ningira ngo muvuge ise na nyina baranumva kuko mpaye mbasebereza umwana, bigatuma rero munsi yororeka akarange. niko nk'uko uri kubona abakobwa mu nzu ari batatu babyaye, ari bangahe babyaye batagira abagabo. hari icyo wari ukomojeho cy'imyambarire. ese ubundi mu muco wa kinyamurenge umugore yabaga yambaye gute, umugabo yabaga yambaye gute? nk'ikihe gihe cya kera, nk'igihe cyanyu? igihe cyacu twakuze, navuga kuko ntacyo twambaraga, abazungu bataratubamo. umugabo yambaraga uruhu n'umukobwa akambara urundi. umugore uyu washatswe uri mu nzu niwe wakenyeraga ihuzu, ariko akayikenyera nyine ihuzu ikamwikana. usibye nawe ko nta ribaya bagiraga, nta gapira bagiraga mu gituza. mu gituza yabaga ameze gute? mu gituza yabaga ari wazi gusa nta kintu kirimo. none se ahubwo yaje kugira yagiye guca nk'imbere y'abapfasoni,
akagira noneho ntubona nk'ihuzu suku ngo barakenyeraga bakagira barakenyeraga bamara akagobeka nk'imwe hano umutumwa akagobeka ahangaha mu mugozi noneho yajya kugira agakobotora umwe akawucisha hano agapfuka amabere atyo akapfuka amabere gusa. None se muze nimba abana ubu ngubu nabo bambara gutyo ahubwo numva yuko ari ugukurikiza umuco w'abasogokuru. Noneho rero ibyo ngibyo ndakubwiye ngo byari ibyo abazungu bataraza n'amadini. Idini ngo rize turambara, twatangiriye mututura abagabo, abagore nabo batangirira mu mahoro. Rero abagore ntibahinduye bagunje gukenyera, ahubwo akagura ihuzu akayisatura nyine akagira iyo akenyera niyo yagira mu ribaya bityo. Naho imirire gayo wasangaga nk'umugabo w'umunyamurenge ni ibikarya ni ibikatarya, umugore ni ibikarya ni ibikatarya. Umugabo w'umunyamurenge kera igihe cyaba data baryaga imyumbati bakayisomera amata, imyumbati n'ibishyimbo bakayisomera amata. Babariye none bakarya ubugari bakaburisha imboga rwatsi zose imboga rwatsi n'ibishyimbo. Inyama ntibazitumiyaga cyane, inyama ntizabagaho nk'uko umugeni hayataha, tuvuge nk'uyu haye bategura hano umugeni ntiyatahaga ngo babaga ikintu. Cyari ikizira kiziririjwe ngo umugeni ntiyataha mu rugo ngo rusubire ruvemo amaraso. Icyo gihe baryaga iki? Mu bukwe bagiraga intoryi, bakagira ubunyobwa, bakagira ibishyimbo bakabikoronga. Nibyo byakorwaga mu bukwe. Maze mu bukwe ngo bakabyina wasangaga batangiraga nimugoroba ubukwe bushyitse, bakanywa inzoga bakabyina bakarita hanze. Iki gihe ni abasinzi, n'ibyo kurya ntibakipaga n'ibyo kurya cyane, bakundaga kunywera. Ibyo kurya byari nk'iby'abagore n'abagore bato n'abahungu bato, ariko abagabo nk'uku kwacu kwari kunywa gusa. Ese kubyina uko bitakigaragara soko mu muco bataye, none watawe n'idini ryabaye ngo ribeho baravuga kubyina n'icyaha barabireka. Ese ubundi koko mubona ari icyaha? Se nabyita gute? None kubyina ni umuco wa kera tujyanye n'idini, ariko n'ubu mu madini bari kubyina biriya bisimba barabyina ziriya naho bavuga ngo barasirimba igisimba by'Imana. Kandi igisimba ni icy'ababembe, cyari cy'ababembe. bivuga yuko kubyina ntacyo bitwaye. Kubyina cyihariza si ugutukana. Kubyina nta makosa arimo, niko nashobora kubyita, nta makosa arimo, usibye kuko babyinaga banyoye. Tugeze wari uvuze ku bintu by'ubukwe, ati mu bukwe ntabwo bamenaga amaraso. Ubundi ubukwe kera nta n'uwirambagirizaga. Kera nta muhungu wirambagirizaga. Njyewe nkaso twaraturanaga hano, twaturana amoko bavuga ngo arasinzira duturanye n'abadahurwa. Ubwacyo nkareba nkabona uriya mukobwa w'abadahurwa ndamukunze, kunze uriya muco wa se, kunze uriya muco wa nyina, ukuntu bitwara, kunze uriya mwana afite umuco nk'uw'ababyeyi. Birya nanjye mfite umwana w'umuhungu bikanterera kuvuga ngo nsange uriya mubyeyi, mubwire ntewe nakoneshejeho umugeni, none umugeni wamumpa, unemereye wamumpa. Nawe akagenda bagahamagarana mu muryango wabo akavuga ati uriya muntu waje kudusaba umugeni bitwara bate?
batunga bate mbese batunga umuntu umugeni gute bakavuga ati sogoko nk'uko mwari muvuze mwabaye abasirikare ba leta mufite nimero matrikire matrikire twari tuyifite tukiriho na buriya twaje kwiteshwa n'intambara izo zabayeho ariko twari dufite wagira igitabo wavaga mu gisirikare ukagira igitabo cyawe utahana ni carte ya militeri mbese wagira carte ya militeri nanone wayibika bakaguha izindi ya ansikomata bivugwa yuko ugihembwa amafaranga mu zabukuru byerekana ko ushobora guhembwa mu zabukuru ufite uburenganzira bwo guhembwa bose ntabwo uhembwa mu zabukuru nakubwiye ngo ntabwo twaba tugihembwa n'ababyeyi bakorera leta ntibahembwa niyo mpamvu bibaho cyane cyane nabyo birimo igihe cyacu twarahembwaga ugatungwa nazo faranga zawe naho ari nkeya ariko zikagutunganya uzengutseho hari iteka ushobora kuguhana uhohoteye nk'umusivili ukamunyaga ibintu byiwe akagushyitsa ku bukuru ntashobora kuguhana ariko ubu ngubu rero nta musirikare ugihembwa aranyaga nawe uko ashaka ndetse no kwicarisha uko ashaka ntawe ndetse navuga ngo ni umufunzo wamuhohoteye iyo murebye nk'abana bari gukura abanyamurenge barasa nk'aho bakwiragiye isi yose ese mubona umuco w'ikinyamurenge utazarangira ahubwo warangiye kurangirana natwe inyuma yacu hasigaye gake cyane k'abatwumvirije ni nk'abariya bamukiza ariko nyuma y'ariya nk'abana banyu ntibazamenya n'ibyigeze bibaho n'imbabare ntibazanamenya ngaho na mushiki we na se wabo na nyina wabo ntacyo bazaruhamenya ntacyo ese sogoko mwumva byagenda gute byagenda uko byagenda iyo twari tubifite nk'aho dutuye twenyine twiganje ngo bahamagaranye bakareba uko baramira ngo kuramira ibyapfuye gushaka kureba uko bashyira kuyubaka ariko ubu ngubu iterambere kambivuge nk'uw'iki gihe muragira gutya mukavugana n'umuntu uri muri Amerika mukavugana n'uwundi uri hose duha inama y'uko ibyo ngibyo byo birashoboka nk'uko wari uvuze ati bakagombye guhura ubitumanaho babivuga mu ndimi z'amahanga bakavuga ati isi yabaye ntoya ubu ngubu tubaye turi kumwe ni iyihe nama n'iki watubwira ngo dore n'ibi bantu bazabikurikirana n'iki inama nabagira ni ugusubira ku isoko kuko muhaye mubibaza mukabibaza ntibibe amateka gusa bikajya mu bikorwa niko kubaka umuryango niko kubaka umuco naho kubibaza gusa bikaba amateka ntacyo bimaze noneho rero mwebwe mubibaza mukabibaza mukabyandika mwamara kubyandika babana bazaho banyu mukabibatoza babakundiye ariko rero igihe ntikigikunze sogoko turi kugana ku musozo w'ikiganiro twakoranye tunabashimira kandi ku mwanya mwaduhaye nagira ngo mbabaze iyo murebye iyo tugereranyije abanyamurenge n'andi moko nk'ariya duturanye y'abapfurero bigaragara ko abanyamurenge bateye imbere cyane unarebye n'ubu twigeze tugira visi perezida dufite umukuru w'abapolisi muri Kongo yose ariko mu rundi ruhande wasubira inyuma wareba iterambere riri hariya ugasanga rikiri mu rwego rwo hasi ese ubona ari iki
cyakagombye gukorwa kugira ngo n'umurenge hatere imbere dore ko n'abahakomoka bateye imbere? Icyatuma rero umurenge hatera imbere ni wa muco twavuga tukaba umwe umunyamurenge yaba ari i Burayi yaba ari hehe kuri batataniye mu isi yose ariko umuco ukaba umwe tugasura kuri wa muco wacu utari wo kwivanga n'ayandi moko. Noneho wa muco wacu rero tukawutoza bariya bagatera imbere bagateza igihugu imbere. Urebye n'ubundi na hariya muri raho parito iwacu ejo nari ndiyo mu kwezi kwa gatandatu nakurangije rwose barubaka wasanga bamwe hamwe bamaze kugira amazu n'umushyitsi yakurarira ukabona muraza kandi ari abantu bari mu novuga ngo ari abantu bari mu gihuru nta muhanda ntaki ariko baremera bakagenda bakagura amabati hariya Uvira bakayakorera ubashi babonye n'imodoka nko mu Kintamvura bakagenda bashyika kubaka. Noneho rero tubaye umwe tukavuga rumwe tukareka buriya bujura bwo twigishwe n'abanyamoko igihugu twagiteza imbere kandi kugiteza imbere niko kumenyekana. Ni nk'iyihe nama wubwira urubyiruko rudukurikiye? Urubyiruko nabagira ni urwo no kuvuga ngo dusubire ku muco tureke inda tureke inda niyo yabiciye. Noneho uragenda waje imbere hariya wagiye kutuvuga kagira kasohoka kakaba kawe kikaba ku muryango wavuga ngo wavuga ni umuryango birigiye umuryango ufashe ntibibi bya wa muryango bikaba ibyawe ku giti cyawe n'urya wundi uruzi mwe ushobora gufatikanya kurya nk'urugero nageze haramuntu usanga twaragura ibibanza mbere bitwa ngo agapita niho habigurisha akakigurira akarya ifaranga zawe bwacya nanze naza akangurira kigara yakuguriye akarya izanjye undi yazi inyuma yanjye ugasanga ikibanza kimwe gifitwe n'abantu 4 5 babiri bangahe. Uwo ni umuco rero utaniho kandi uwo muco tuteze kuzakiza igihugu. Nk'ubu nk'uwakubwira reka tuvuge nkuru no mufana ubaye uri nk'umusore ubu ngubu mu gisirikare urumva ari nk'ibiki wo kuri ubu ngubu bikaba byagirira akamaro ubwoko bwose? Icyo nakora mbere ni ukugenda ngakuraho bariya babajura bakicara bamara kwicara ngatora abandi nk'abakadira ndetse nkabigisha nk'abaforoma ariko simbizi niba nashobora ariko nabaye umusirikare n'abaforoma mu buryo bwa gisirikare banga nkabafunga nkabashyira ku murongo kugira ngo igihugu kikire. Nko mu gihe wari umusirikare ni nk'uduhe dutendo wibuka wakoze kaba ari akantu gasekeje cyangwa se ari akantu k'ubutwari wibuka nawe n'ubu ngubu ukavuga ati nari umusore? Icyo rero akantu nakoze nje narwaniye igihugu ndwanya umuturage uwo ari we wese ntawe ndenganya ntawe ntutaza ndavuga ngo ntavangura. Ibyo rero nkabyifuza nkavuga ngo uwongera umusore nibyo musubiramo. Oya ndavuga akantu wibuka nawe ukaba wanaseka gasekeje nimba ariko nabivuga akantu wibuka gasekeje wakoze nko mu gisirikare gasekeje kakakise umusirikare ndazaseka umusirikare nawe unasetse bagufunga. Oya ariko ndavuga ubu ngubu wabaye mu buzima bwa gisivile wibuka ukaba waseka niyenda nk'umunsi wa mbere wafashe imbunde irakunanira cyangwa se ntiwamenya uburyo uyikoresha. Umunsi wa mbere nafashe imbunda ngo ndase
rwarusoro rwanjye ndarwikanga ndetse mbona nta n'uyijanda no hasi tureka badorasa abandi ariko kuriya nyine mpaye ngendaga menyera ndabwo sogoko murakoze cyane ku mwanya mwaduhaye kandi sinzi nimba hari ikindi kintu wumva kiri ku mutima wobwira nk'abantu bazagira amahirwe yo kubona ubutwari cyane cyane aho bushingiye ni ukutavangura ikigira kabiri ni ukudahemuka ugafata umuntu wese ko ari kawe n'ubundi n'icyatumye tunesha iriya mbere nuko twari cyari ubudahuko cyari umutwaro cyari umusinzi cyari umusita cyari umuntu runaka twese twari umwe gusa dusenya umugozi tuvuga ngo turebe ko tworekepera kiriya gihugu cyacu kiriya gihugu twarukiyemo ubutwari bwacu nafataga umwana w'umudahurwa nk'uwanjye ngafata umwana w'umusita nk'uwanjye ngafata umwana w'uwundi nk'uwanjye nibyo nakubwiye ngo nasanga ko arakora mabi nkayamutesha kandi nayamutesha ababyeyi be bakamwishimira ariko ubu ngubu rero umuco twarawutaye ninsanga umwana wawe yakora amarore ningira ngo ndamuvuga wowe unzeho kweli uriya sate yaturutse duhuye dutenaga umuco tutakibona igana Yesu yarabivuze ati ni mumwe nanjye kuko ndi umwe na data nicyo kizabamenyesha bariya bandi kuko muri abigishwa banjye ubutwari bwose buza gucana kutagira umuco n'ubufura murakoze urakoze cyane